iyi ntambara kuva yatangira mu mwaka w'ibihumbi 2021 ujya kurangira, guhera icyo gihe no kugeza uyu munsi turimo dusoza umwaka w'ibihumbi 2025, ntago isura ya Kagame ya uko umwaka kw'ibihe byagendaga bishira, uko ibihe bigenda byigira imbere niko yagendaga yangirika, no kugeza n'uyu munsi mwarabibonye, sinabishibivuga ngo mbisubiremo mbirangize, ariko Kagame yabaye exposed politically, diplomatically, hose yaragiye. Ushatse kubirebera nko mu rugero wenda rwumvikanira buri wese, ni nko gufata umuntu wari wambaye imyenda y'umweru ukamugaragura mu biziba ukamukuramo. Uwo Kagame yari we icyo gihe n'uwo ari uyu munsi ni ibintu bitandukanye cyane, kandi imbere biratwereka ikindi gitandukanye. Ni ryari muze mumva abanyamerika bahaguruka ngo bavuga ati iyi ntambara ni ya Kigali, M23 ntibabaho, ni proxy armed groups z'u Rwanda. Kwiyo dukomera Kagame ni nko gukomera umusazi. Tuvugisha ukuri, ibi bintu ndabikubwira, ndabyemeza jewe. Niyo Kagame yaba ari ahantu amubwira ati ibi bintu ukora ni ibyabasazi. Dukeneye ubukorikori bwo kwisana, tugasana ibikomera abanyarwanda bafite ku mitima yabo. Ntabwo dukeneye kurunda ibitaka hari ukabisiga irangi, wamara kubisiga irangi ngo iterambere bwose. Iterambere riguteza imbere mu biki? Utateza igihugu kidatera imbere, igihugu kitagira amahoro, igihugu kihora ku gahato, igihugu gipfusha ku manywa na nijoro, wanagize ukavuga uti twate okay, niba ari bwo ryo terambere turashize rero, kuko rirarushaho no kujya imbere cyane, kuko rirarushaho kutumara. Iki ni ikiganiro gisoza umwaka. Tumaze umwaka n'ibirenga ni tugira ibiganiro, ariko uyu mwaka waduhishuriye ibintu byinshi cyane kuva watangira. Of course wavaga mu washize, muribuka mwese igihe Kagame yanga kujya gusinya ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize, iyanze gusinya ibyavuyemo, kandi abandi bari bahageze byari gusinyira Angola, Rwanda, yanga kujyayo. Ibintu byose niho byahindutse byose. Abari bafite icyizere k'ibindi yuko ibintu bigiye kurangira, ntibyagira, ahubwo ibintu abihindura urudubi. Muri uyu mwaka aratangira akora ibintu buri rwo atatekerezaga, ariko twe twagumaga tubwira baba abanyamahanga, international community, baba abakongomani, baba abarundi, baba abantu bose, ariko n'abanyarwanda tubereka tubizaba, biragenda biraba. Ubwo ngubwo nibyo tugiye kunyuramo. Kansabe rero mugenzi wacu Andrew Mushamba bitunyereremo, hanyuma tuzeganira tuvuye aho ngaho. Sasa rero uyu mwaka turangiza 2025 muri politike nyarwanda, ni umwaka wagaragaje byinshi cyane, wahishuye byinshi cyane. Ndashaka yuko abanyarwanda bese mwibuka igihe Kagame yavugaga ati baturutse hehe, bigenze hehe. Icyo gihe yikubitaga mu gatuza avuga ibyo ngibyo. Hari n'igihe yasozaga umwaka muri 2019 yirata yuko yakoze ibitangaza, yagize ibiki. Undi gihe yasozaga umwaka yavuze ko abanyarwanda bafite abana bazi kuvuguta umuti, abana banyu bavuguta umuti. Ariko ki cyane ari iki? Ariko nkuko nakitse ndimo kubivuga, niwo n'umwaka watangiye isi yose itazi what next, kuko Kagame yari amaze kwanga gusinya amasezerano ya Rwanda. Yari arimo ibintu byinshi cyane, abantu bari bamazemo igihe kinini cyane, ariyo yari ishingiro rya abanyafurika kwishakamo ibisubizo ku bibazo by'abanyafurika nyine. Ikibazo cya politiki y'u Rwanda ni ikibazo mbere na mbere ku bitureba twebwe mu gihugu cyacu, ni ibibazo biterwa n'umunyarwanda. Kagame n'umunyarwanda mugenzi wacu, yakoze choice yo kuba umunyagitugu, ayoboresha igihugu mu gitugu, arakanga
agakanga abantu bose. Hence iyo mvuga yo kuvuga ngo baturutse hehe, si mu kirere, si mu butaka, se ku mazi, se mu matora, se hehe, mbese buri hantu hose nk'uko umunyagitugu wese aba yumva yuko ari indispensable. Ibi bintu ntabwo yabidetse kuri twebwe abanyarwanda gusa, yarabyambukije abitwara no mu baturanyi. Uko bavuga abakongomani banza mubyumva, iyo bita umuperezida mugenzi wabo ngo ni idiot, bakavuga yuko bari bugire ntabyo akora, bakiha kuba aribo ngo bavugira abakongomani wenda ubwoko bw'abakongomani cyangwa igice kimwe cy'abakongomani n'akarere kamwe ka Kongo, akaba ariwe bakavugira. Byose biva muri ubwo bwibone buba bwaratangiriye mu Rwanda. Iyo abanyarwanda batamwemerera yuko aba umunyagitugu, ntabwo bino bintu aba yarabyambukije ngo abirenze imbibi z'u Rwanda bitware ahandi, ariko barabimwemereye. Kandi iyo abigize bamwe kubera ubwoba bwinshi cyane, kubera submission yo kuba submissive cyane, bakora iki? Bamukomera amashyi. Mujya mwumva na bamwe abo yise ibifobagane bakabaye babwira bati sigaho ibyo ntabwo bikorwa, sigaho ibyo ntabwo ari byo, ahubwo bamwogeza, bakaba banagerageza no kudefending the indefensible. Uyu mwaka rero Kagame amaze kwanga ibyo bintu bya Rwanda nababwiraga, ntabwo yagarukiye aho ngaho. Yumvise nyine yuko ntacyo bamutwaye, yumva ararangije. Ubwo Afurika barayisuzuguye, abasuzuguye ibintu byose abantu bari bamaze imyaka n'amasaha menshi cyane, man working hours barimo gukora, abitesha agaciro. Ariko ntiyagarukiraho, yumva ati noneho biba ari ibi ngibi, let me give them a bloody nose. Muri sensi ye akora lightning attack kuri Congo, kuri Goma. Amaze kubikora uko yigambye, mwarabyumvise, avuga ati twabigishije ibyo batabonye, ibyo batagiraga barabigira, barareba ati kandi buriya twakoze gatoya cyane, iyo tubikora byose baba bashize bose. Ubwo of course yavugaga abatanzania, kuko hari abasirikare ba Tanzania, aba South Africa n'abamalawi n'abandi bantu. Of course nabari abazungu bavugaga ngo n'abacanshuro na MONUSCO ubwayo, ariko noneho na international community, kuko niyamubuzaga. Muzi yuko muri UN Security Council bambwira ngo sigaho rekaho. Icyo wenda abanyarwanda batamenye nakivuze, ariko noneho reka nongere nkivuge, nuko ajya kujya gutera Goma, hari ababonye intelligence bo muri bihugu by'ibihangange, baramuhamagara directly. Nka cya gihe Obama yageze kumuhamagara akamubwira ati nutava Goma urabibona. N'igihe muribuka yuko muri 2012 bohereje uriya mugabo Stanley Rapp, cyangwa umuntu Rapp wavaga muri Justice Department ya Amerika, abafatira section ifatira ibyemezo. Uwavuze ati ibi ngibi natavayo ibimubaho biraba nk'ibyatera. Ariko this time bano baramuhamagara baramubwira bati sigaho, ntufate, ntugerageze, ntunatekereze kuba wafata Goma. Babwiraga Kagame ko bazi yuko ariwe M23, ko bazi yuko ariwe AFC, ariko bimubwira bikurikira yuko babaye disappointed cyane, kwanga gusinya. Yababeshye yuko agiye gusinya, byose bigaragaza yuko agiye gusinya Angola. Angola yabaye sponsored ahanini n'abanyamerika, ariko n'aba Europe bose bari bayiri inyuma. Hence impamvu mwumvaga mu biganiro bavuga ngo dushyigikiye Angola process, dushyigikiye Nairobi process. Kagame arabasuzugura, bamubuje ngo ntafate Goma, abashyize the middle finger, arayifata. Ntiyanacyeka ngo nibura ngo agire ngo wenda n'ibya bikoresho bye byayifashe, aza no kwigamba yuko yabahaye blood nose, nkuko mbivuze, biri on record, avuga yuko ahubwo twaberetse gatoya
iyo ababyiga babyumva amashyi ngo kaca kaca bamukomera amashyi bagira ibiki, but boy icyazaga ntabwo Kagame yari akizi. Ubanza yagiraga ngo ubwo ngo ripfuye ubwo birangiye birarangiye. No, nibwo abantu bose bahagurutse baravuga bati ibi ngibi ntabwo bishoboka, uyu arimo kudutestinga and bashaka ngo bamufatire ibyemezo. Nibwo mwabonye u Rwanda rwagiye ku mugaragaro rugahangana n'Ububiligi ku mugaragaro. European Union ikora ibyo ikora, ariko Amerika irabwira iti mwe murinze gufata izo sanctions, mureke twebwe tubyifatire amaboko tumugire. Ariko ntibyabujije UN Security Council kwicara kubera umujinya mwinshi cyane, kubera disappointment nyinshi cyane n'ibiki byose, bagashyiraho ya resolution 2773. Ariko nayo n'ubu ngubu a year on, kuko bayifashe around January cyangwa February itangira, Kagame yarayisuzuguye. N'ubu ngubu mu byo avuga wumva yuko harimo ikintu cyo kuvuga yuko byanze bikunze azaguma akakora ibyo arimo gukora muri pretext yo kuvuga ngo FTLR ngo harabayishyigikiye. No mu kiganiro no mu gusoza umwaka avuye kuvuga ubu nonaha ibyo avuye kuvuga biriya muri cya kiganiro cy'iminota 14, mwumvize ko agiye kubivuga bivuga mu Cyongereza ngo kubera umutekano w'u Rwanda ngo bo bazakora party yabo, ngo ariko bazagira iki party y'imishyikirano. Kandi muzi ko central ntuza z'imishyikirano nuko u Rwanda rugomba kuva muri Congo, abasirikare b'u Rwanda agomba kubavana muri Congo, nuko agomba guhagarira supporting M23. Therefore ni ukuvuga yuko M23 isubira aho yari, nuko Congo igomba gusubiza kwisubiza ubusugire bwayo no gutegeka no gusubiza state authority mu bice byose bya Congo without an inch left out. Ariko Kagame ibyo ngibyo ntabishaka, ariko azi yuko we akina nka bya bindi yakinye abanyarwanda bamenyereje. So Amerika kubabwira ngo ize yabaye nkaho ari a third party, noneho yinjiye mu kibazo directly. Nubwo yihinduye ngo n'umuhuza, ariko yagiyemo directly. Icyaje kubigaragaza yuko urimo directly nari amasezerano Kongo yakoranye Amerika yakoranye na Kongo ejo bundi itariki 22 z'ukwa 12 bashyizeho n'abaza kuyagira aba representative cyangwa committee igomba kumakinga sure ko ibyo bintu bibaye. Mutekereze mu stepping back murebe abari present departments bari presenting abantu bagize ayo mantuza. Ndavuga departments za Amerika abazi representing, harimo bari abafata ibyemezo afatira sanctions, harimo state department, harimo abucuruzi, harimo biki byose bagaragaza ku mugaragaro yuko noneho ari interest za Amerika ziri muri Congo, kandi kugira ngo zishobore kugenda imbere uzitambika imbere wese ari bube arimo kurwana na Congo. Ntago bagarukiye aho, muri iyo pact yabo bavuze ko bagomba gufasha strategic assets za Congo, bagomba kureba uko bashoboye ngo barazidefendinze. In short, iriya pact yahinduye ibintu, ariko unfortunately ubanza u Rwanda rwo rutarimo kubyumva, kuko bajya gusinya biriya iriya bari bamaze kubisinya at least babiza na Kagame kereka iba yirengagiza yari abizi, ariko ntibyambuje kujya gutera Buvira kandi agatera n'abasirikare be. Byabaye stress cyangwa byabaye gushyirwa ku mugaragaro n'uriya commissioner ntuza ambassador wa Amerika muri Loni Michael Walls avuga ati kambabwire n'ibyo mutazi, ahishura noneho ibyo bari bazi
ariko badashaka kubivuga ku mugaragaro. Mbese nkoresheje ururimi rwa Kagame nawe aravuga ati bya diplomasi tubishyize iruhande, ibiki tubishyira iruhande, reka twite imbwa, twite spade, twite ikigiko, ariko ntabyo kongera kuvuga ngo a spade in a small spoon cyangwa ne big spoon cyangwa ne no, a spade is a spade. Bita M23 nyirayo, shebuja wayo nyiri kuyishinga n'uwisavinga, AFC nyirayo nyiri kuyishinga n'uwisavinga. Banavuga impamvu Kagame ari muri Congo yukore because of strategic interests zize. Ubu rero hariho collision course ya strategic interests za Kagame n'iza Amerika. Ntabwo Amerika izemera ko amakampuni yayo ajya kuza gukinishwa cyangwa ngo hagire abantu babo babangamirwa n'amabandi ya Kagame ashinga kugira ngo yihishe inyuma. Nyuma mubona narrative yo kuvuga ngo FDL n'ibiki igenda igabanyuka. Narrative iragenda igabanyuka. Uyu mwaka rero habaye ibintu byagaragaje aho Kagame yashingiraga ngo agera ku Kanyaro. Mwese muzi yuko ari ibisahu yavanaga muri Congo, igituza yikubitaga kubera kumva ngo niwe wayogoje Congo kandi ntihagire icyo bamutwara. Yamara kubona ibyo bintu byose yibayo akabitugisha, agakora ibiki none akakandamiza abanyarwanda, abakandamije ibya nyabyo n'abanyarwanda, kubera yuko umunyagitugu niko akora, akabakanga bya nyabyo, kuko niwe system yamaze gushyiraho nuko nta private sector igomba kubaho. Ahubwo ari Kagame ariwe private sector, akaba public sector, niwe utanga akazi haba muri private haba no muri public. Yero pepa murazizi, ariko none hari ahandi ntushobora gukora bataguhaye uruhushya. Ntushobora gucuruza udakora, ugomba umushumba wabo. Ibyo yakoze mu Rwanda rero we yarazi ko azagenda akabikora na Congo. Now the big boy entered the game. Nicyo umwaka wagaragaje, ariko ntabwo yenterinze game gusa. Bamwise, bavuze nk'ibyo twari tumaze imyaka tuvuga, babivuga ku mugaragaro. Hari abanyarwanda rero bumvaga yuko ibyo bidashoboka, n'ubu bagitekereza ngo Kagame arashyigikiwe, ntabwo bamufatira ibyemezo ntibashobora kugira iki. Nuko batazi yuko abantu bamwe bagomba gukora ibintu bitondera yuko hari abaturage batazi iyo biva niyo bijya. Ni nako banaho u Rwanda iriya mfashanyo baziha. Ntabwo baziha bazihe Kagame, ariko baravuga bati nibura hari gake gaturikoringa, nibura hari ikigiri bugende gitwe. Ariko urapushinga ukageza a certain point whereby bari buguhamye wowe ubwawe. Muzarebe abasirikare bajya muri Congo b'u Rwanda barenga 5,000, 7,000 nkuko babivuze, ariko abo basanctioning bamaze gusanctioning baragera ku 8 gusa. N'abayobozi bakuru iyo sanctioninze umuminister wa state for foreign affairs, bagasanctioninga umugenerali umukuru wa division, bagasanctioninga umukuru wa special force, indirectly basanctioninga na Kagame, bamwereka bati niwe turimo kujyaho nguko kubitimbwa abashaka nyirayo. Ariko noneho bagiye ku mugaragaro bavuga yuko ari we utanga orders for the first time. Direct, no mincing words. Ariko abanyarwanda bari kirira cya ntibabibona. Uyu mwaka rero duhishiriye byinshi cyane, and unfortunately for Rwanda Kagame ntashaka kwiga. Ariko on the flip side ni fortunate y'abanyarwanda, kuko aka Kanyaro kagomba kurangira karangiye burundu. Kagame nk'umudictator wese, nk'umunyagitugu wese, ntashobora kuretinga down iyo title ye y'ubunyagitugu.
abanyagitugu bose bikumita mu gatuza bakerekana ibiki bakanga ikibashobora barakubitwa mpaka bari mu mwobo, mpaka no mu mwobo akaba arimo bajya kwihisha, bakaba ariyo bagwa cyangwa bakabaturumburayo. Mwese abakuze cyangwa bazi n'amateka ya Saddam Hussein tuzajya duhora tubibutsa ko nibyo turimo. Saddam bambwiye ngo nave Kuwait, areke gufata Kuwait, aravuga atoya akagahugu gatoya ndakagumamo nyamuneka sigaho. Baje kumukubita bavanamo Desert Storm, kandi ubwo nibo bari bamuhaye izo ntwaro, bamwambitse abarwanira intambara ya Irani, intambara yamaze imyaka irenga 8, bamuha buri kintu cyose, baramugira amabi yose yakoraga aba Iraq, abatera za imiti hagapfa za miliyoni iriya za Northern Iraq, byose bari bagahirya ntibabyiteho. Ariko umunsi bambwiye akabasuzugura, niwo munsi yagiye kuri Crossroads nabo, niwo munsi bamweretse yuko agomba kugira uruhande. Same thing na Libya. Gaddafi bajya kumukuraho yari amaze igihe yari yagarutse mu fold yabo, mwese muzi on record yuko yana sponsorinze amatora ya Sarkozy, aribyo Sarkozy arimo kuzira. Muri bikufoto ye ari hamwe na Obama bari Itale muri G7, ari hamwe na Berlusconi n'ibiki byose. Yari yagarutse mu bitabo byabo byiza after ibyari byarabaye muri 86 ntuzigere Reagan mukubita kubera iya ndege ya Panama. Ariko basuzuguye bari bamuzanye banarenditioning abantu baba Libya babavana iyo babavana bakabatwara bakabasubiza Gaddafi. Bamwe hano muri UK barareze bishyurwa miliyoni 2 z'amadolari. Bagize urwo rukundo bari bamfitiye n'ibintu bari bamfitiye na investments yari afite zose, Gaddafi ya endings uko ya endings. Unfortunately kuri twebwe abanyarwanda ntago bashaka kubwira Kagame bati sigaho. I hope yuko umugore we, umuryango we, abana be bamwe bamaze gusobanukirwa nk'abacyomoro, bagomba kubwira se wabo bati dad step down, ibi bintu bi stepping giruhande, ibintu birangire. Unfortunately ariko ikibazo ntago bishobora kurangira kuko ari mu mutego mubi cyane Kagame, mubi cyane. 2026 it will be a continuation of the same story. Aba bantu international community ndatekereza uko maze kureba n'abantu baba hypocrites. Rero Congo should not expect anything new. Sinzi abatekereza yuko Kagame ashobora kuzava muri Congo, kereka nk'ubu ngubu wenda nka regime ya Trump bamukuyeho direct. Ariko ngiye uko mbireba ndareba nkasanga aza gukomeza gukina tricks, agategereza ubutegetsi bwa Trump bukavaho hakaza ubundi butegetsi bushya, agakomeza agakora ibyo akora n'ubu busanzwe muri DRC. So the only solution for DRC ni building a strong army. Nta kindi. Strong army ikamudefeatinga cyangwa bakarwana umwaga agatinya undi ndakatinya undi. Otherwise iriya Eastern Congo yose rwose azayicaho ibe controlled by himself. Ubwo icyo njya mwibazaho nabwo ubundi ko yari asanzwe ari controller wayo, kubera cyo atumvikanye na Kisekedi agakomeza agakurayo ibyo akurayo hatabaye kwicana n'intambara nk'izi ngizi. Icyo ngicyo nicyo cya mbere mvuga. Indi intervention mvuga ku banyarwanda ubundi ugiye kwitegereza nka generation y'aba ba president katugeze nka Museveni na Kagame n'abandi abaciye muri Fronasa, iyo breed yari breed ifite pan-africanism. Ariko for example nk'iwanyu nta debate zibaho, there's no debate.
ariko si n'iwanyu gusa n'ahangaha debates z'abantu bariho ubu ngubu, for example nka generation iriho ubu ngubu y'abana batoya, the youth, usanga idafite content at all, usanga idafite direction, ugasanga nta muntu ushobora kuvayo agafata initiative yo gushyira interests za Africa imbere. So usanga bari into foreign way of for example nka democracy ya Western, which does not really apply here. Why? Kubera ko turacyari inyuma. So nkamwe rero muvuga muti dushobora kwunitinga, you cannot. Why? Ideology ntabwo muyisharinga. Mwebwe abakuru nk'aba Mzee Ali, urubyiruko ntabwo rubumva, ururareba ibigezweho. Content cyangwa se wenda nk'uburemere bwo kumva Africa igomba kwihagararaho ikayunitinga, ikora ibintu bishira imbere. Ntabwo abo basore n'abandi generation yo hasi bayifite. So I do not know what will happen, ariko urasanga iyi generation iriho igendera hejuru, does not go deep into diagnosis of African problems. Niyo mpamvu usanga njyewe ntekereza ngo kugira ngo nk'igihugu cyanyu hakurya hari gitungana, kereka haje ubundi muyaga mushya ukigisha abana bushya bagakura bakunda igihugu cyabo atari ugukunda umuntu umwe. Iyo njye kumva nk'ibitekerezo byabo bavuga batukana, see, abusive language gusa, there is no content at all they are sharing. Rero meaning that they were already radicalized. Kuzagira ngo uzaba uniting into one cause, I don't think it will be an easy game. Kimwe n'ahangaha ubungubu nkatwe dufite nk'uyu nka candidate bita Bobi Wine, usanga nk'ibyo avuga ntaho biba bihuriye n'ibintu bishobora gutuma nk'igihugu cyacu gitera imbere sustainably. No. Kubera ko nta content, there's no content. So I do not know how people will handle abazajya mutegetsi, ariko that is how I see things. Murakoze. Niba wenda za kubona kandi kanya niba icyo ubivugaho ndaza kongera wenda clarifyinga neza icyo ndashaka kuvuga. Reka mbona aka kanya nanjye ngira icyo mvuga kuri topic, kandi wenda bize no kumfasha gusubiza Didasi no gusubiza Mbondo. Topic yacu akenshi wenda abantu bayiganiriye, bamwe ntibayijyaho neza, ariko irasobanutse. Ni ukureba mu mwaka ushize, ni ikiganiro gisoza umwaka ahangaha, kureba uko umwaka ushize wari umeze n'umwaka w'2026, icyo twakwitega duhereye ku byo tubona byabaye muri 2025, byadufasha gusobanukirwa neza cyangwa se kugereza kumva uko ishusho y'umwaka utaha 2026. Topic rero avuga ko uyu mwaka turimo gusoza uyu munsi, bamwe bamaze no kuwusoza bageze mu wundi mwaka, ko ari umwaka utarigeze worohera Perezida Kagame, kandi nibyo. Mbundu rero ibyo uvuga ko bizakomeza kuba same story, ko bano bera ari hypocrites, ko byo Kagame bakora bizakomeza. Njyewe ntago ariko mbibona, ndabibona bitandukanye nkuko ubibona, ariko niyo mpamvu yo kuganira mu kiganiro nk'iki ngiki, nuko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Nibwira ko ibyo twabonye, ibyo tubonye mu mwaka ushize
nta gihe tujye tubona nk'ibi ngibi. Comrade Andrew Mushambo yabivuzeho muri rusange, agenda akora ku bintu byose bitandukanye, ariko njye ndashaka kuvuga ibintu bibiri n'icyo bisobanuye n'icyo bishobora kuba bigaragaza umwaka utaha ushobora kuzaba umeze. Iyi ntambara kuva yatangira mu mwaka w'2021 ujya kurangira, guhera icyo gihe no kugeza uyu munsi turimo dusoza umwaka w'2025, ntago isura ya Kagame ya uko umwaka ibihe byagendaga bishira, uko ibihe bigenda byigira imbere, niko yagendaga yangirika no kugeza n'uyu munsi. Mwarabibonye, sinabivuga ngo mbisubiremo mbirangize, ariko Kagame yabaye exposed politically, diplomatically, hose yaragiye. Ushatse kubirebera nko mu rugero wenda rwumvikanira buri wese, ni nko gufata umuntu wari wambaye imyenda y'umweru ukamugaragura mu biziba ukamukuramo. Uwo Kagame yari we icyo gihe n'uwo ari uyu munsi ni ibintu bitandukanye cyane, kandi imbere biratwereka ikindi gitandukanye. Tugomba rero gusobanukirwa neza ukuntu isi ikora, tugomba kumenya international system ukuntu ikora, tugakumenya ukuntu diplomasi ikora, kugira ngo dushobore kumva neza ibi bintu. Utashoboye kumenya neza ukuntu bikora, ndibwira ko byaba bigoranye. So ni ibintu bibiri ngiye nshaka kuvuga nkarangiza kandi ntakererewe. Kuva intambara yatangira, byibura twabonye Kagame international system zimuholding accountable, zikamushyira on trial. Kuva yarwana imyaka 30, abantu bacitse intege no kuvuga ngo ibyo bareba biragoye, ariko ngo niko byahoze, ariko ntago ariko byahoze. Ibyo tureba biratandukanye. Ndashaka ko tureba ibintu bibiri gusa. Ndashaka ko tureba resolutions ebyiri zafashwe na UN Security Council mu bihe bitandukanye, ariko byo muri uyu mwaka wa 2025, naho bituganisha muri 2026 uko bizaba bimeze. Ntago nshaka gutinda. Resolution ya mbere ni resolution 2773 yafashwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turi busoze mu mwanya hano muri Amerika, abandi bawushoje bari Uganda n'iminota mikeya. Iyi resolution yafashwe na UN Security Council mu nama yayo y'ibihumbi 9,835 nibwo ino resolution yafashwe. Iyi resolution rero ntago igomba gusomwa yonyine, igomba gusomerwa hamwe na UN Security Council Resolution 2808 ya December 19, 2025. Iyi nayo yabaye adopted muri UN Security Council mu nama yayo y'ibihumbi 1075. Izo resolution ebyiri nizo tugomba understandinga neza, noneho tukamenya ikiriho. Resolution ya mbere 2773 ni political judgment by the international community. Noneho international community, international system yakuyeho gloves, ifatira Kagame a political judgment ikubiye muri iyi resolution ya 2773. Ibi rero bivuze iki ku Rwanda? Ntago ndi bishimye uko twarabiganiriye hangaha cyane, ariko bivuze iki ku Rwanda? Icya mbere,
nuko bikuraho iya narrative imaze imyaka n'imyaka u Rwanda rwigira karaha kajya he rugakora ibyaha muri Kongo, bagatera Kongo, bagahakana. Ubu ntabwo bagihakana. Niyo mpamvu kubera icyo gihe kinini cyashize u Rwanda rudakorwaho, rutavugwaho, abantu bavuga ati no, bizakomeza n'ubutaha bizakomeza. Lakini hakuna dalili ko ibi bintu bizakomeza gutya. Ahubwo Kagame ari mu kibazo. Iyi resolution ya 2773 yakuyeho ibi bintu by'u Rwanda guhora ruhakana. Kandi bamubizi bavuye ku by'abatutsi bava ku bya n'ibiki, bahita batangira kujya mu by'ingamba z'ubwirinzi n'iki. Basinya ceasefire, bakora buri kintu icyo ari cyo cyose. Bigaragara bemera ko bari mu ntambara. Ibyo batigeze bemera. Icya kabiri, ino resolution ya 2773 establishing a political responsibility. First of all, it's a judgment, a political judgment ku Rwanda by the international system. U Rwanda rero, ino resolution ishyira u Rwanda, ishyira ku bitugu bya Kagame, kuri shoulders za Kagame, ishyiraho regional responsibility. Iremereye cyane. Ibi rero bifite akamaro kubera ko UN Security Council resolutions zikora international records. Izi international records ntago bari impfabusa. Nyuma zirakoreshwa muri sanctions, zirakoreshwa mu manzi iyo habaye imanza, kandi ziranakora muri diplomatic isolation. Ninde ahangaha utareba isolation u Rwanda rurimo kubera iyi ntambara yo muri Kongo? Ninde utareba impinduka byazanye cyangwa ibyago byazaniye Kagame muri uyu mwaka, uhera afata Goma kugeza ejo bundi afata Uvira, Abanyamerika bakavayo bakavuga kari murori? Ninde utarabibonye? Ni ryari muzize mumva Abanyamerika bahaguruka ngo bavuga ati iyi ntambara ni ya Kigali, M23 ntibabaho, ni proxy armed group z'u Rwanda? Ibyo nibyo tuvuga ko bitoroheye Kagame n'urusyo. Iyi resolution again is setting a conditions. Yes, nta enforcement iri muri iyi resolution, ariko harimo conditions. Icya mbere baravuga ati Kagame, you must stop, you have to withdraw your troops, ugomba gukuraho support uha M23, ugomba respecting ubusugire bwa Congo, ugomba guhitamo diplomacy not intambara. Iyo rero ni ultimatum, nubwo nta bihano bihari, nubwo nta enforcement ihari, ariko ni gasopo iyi resolution itanga. Strategically rero ibi ngibi biba bifite ikintu bisobanuye. Ntago umuntu nka Kagame amaze imyaka 30 muri Kongo bagira n'ubushobozi bwo kuyidestabiliza bene kariya kageni, upfa kumurandura ahantu nk'ahariya. Bisaba ko uba uri umustrategy. Strategically rero iyi resolution yaziye igihe kandi ifite ikisobanuye. Icya mbere, u Rwanda rwashyizwe on notice. Icya kabiri, escalation yose yabaho ubu ngubu biragoye ko u Rwanda rwaye justifying. Murabona ko bakubita gato Uvira, induru zikaba induru. Ariko nyamara mwibwira se ko Kagame yabuze imbaraga zijya gufata Kinshasa? Arafata kilometero zingahe induru zikaba induru. Icya gatatu, nuko aggression y'u Rwanda gukomeza bisobanuye u Rwanda kurenga ku mabwiriza, ku masezerano rwisinye. Naho resolution rero 2808 nta kindi isobanuye enforcement.
resolution 2773 yo ni urubanza, ariko urubanza ninde uzaruenforcinga, ruzaba enforced gute? Ntago ibi bintu byabaye uyu mwaka ari accident, ni ibintu biteguye neza kandi mu buryo bw'ubwenge. Hari a political trial by the international system, ariko hakenewe na mechanism ya enforcement. Iyo nayo rero ntago byatinze. Urubanza barushizeho muri February, navuze itariki, muri December bayifunze bashyizeho enforcement mechanism iri muri resolution 2808. United Nations Security Council muri resolution pressure yabaye operational, kandi ibi biraremereye cyane ku Rwanda. Bivuze iki? Iyi resolution ikora iki? Yavuze iki? Iteganya iki? Icya mbere, ihindura MONUSCO, bari abasirikare ba MONUSCO bari hariya, kuba ari abasirikare bari aho barebera gusa bigendera, aho ikabahindura ikabaha ububasha bwo gukora, atari abo kureba gusa. Iyi resolution yahinduye mandate ya MONUSCO, ibaha uburenganzira bwo to use force to protect civilians against armed groups, especially M23. Yabahaye mandate yo kurwanya M23. Icya kabiri nuko yabyize u Rwanda, donc u Rwanda yimye u Rwanda ubwinyagamburiro muri space ya muri Eastern DRC. Bino bisirikare ba M23 batwirwanaho n'abandi, u Rwanda rugenda ruremarema. U Rwanda rurabikora rukabigeraho kubera ko babikora bakabihakana, ntihabeho international response, abantu bagatinya ko ibintu byamera nabi. Ariko iyi resolution ya 2808 ikuraho ibyo byose, ahubwo ikazana igaha agaciro robust military response against M23. Ikemera ko imbunda zivuga, urusaku rw'amasasu rukumvikana mu rwego rwo protectinga abasivile. MONUSCO niba ibaye attacked, kwa kundi bayizenguruka, Security Council igomba kuactinga, igomba gufata ibyemezo biremereye, birimo sanctions, birimo arms embargo na targeted sanctions. Ibyo rero biroroshye kubijustifyinga mu gihe M23 ntago yemerewe kurwana. Iyo irwanye kiba kibaye icyaha, kandi MONUSCO yemerewe kubarasa. Niba ati muva aho ngaho, cyangwa se mumanura amaboko, babakubite amaboko afunze. Barabarwanya, biri legitimate. Mwe murarwana, muraba mukoze icyaha. Iyi rero strategically nayo bisobanuye ko zino proxies z'u Rwanda zirimo M23 n'abandi, ibyo bakora byose UN Security Council ibashyizeho imboni. Icyitwa protection y'abasivile ubu ntago kikiri optional, ni principle, nicyo kigomba gukorwa. Ababuza umutekano abasivile ni za proxy Kagame arema. Aggression rero gukomeza kwayo bizatera ibindi bibazo birenze. Izi resolution rero 2773 na 2808 ni ukuzisomera hamwe. Mu magambo make icyo zivuze kuri Kagame nuko wavuga ko ari resolutions zifite
two step strategy. Step ya mbere ni political exposure, nayivuze, avuga ati turakureba, ni wowe, stop now. Step ya kabiri ni enforcement mechanism, ariyo 2808. If you don't stop, we will use force and consequences will follow. Consequences abantu barazizi. Izi rero izi resolution zombi zihuje icyitwa narrative y'u Rwanda yuko ari aba victims, ko ari abere muri iki gihe, nta kigihari. Ushyira u Rwanda kuri international accountability kandi zinategura grounds for sanctions, isolation and robust measures. Ibyo byose biramutegereje. So ibi ngibi rero mu magambo makeya nsoza rero navuga ko practically ku u Rwanda ubu ngubu rurimo gufesinga cyane diplomatic isolation yiyongera, bigaragarira buri wese. Hari risk y'ibihano, targeted sanctions. Ikindi kandi kinakomeye cyane Kagame arwanaho nuko ashobora kuruzinga control over the narrative, kandi ingaruka bizazana ni izindi. Iyo mubona abasirikare bari makobora, narebye bifotoza ku cyapa cyanditseho ngo centre de massacre. Izo massacre zabaye ryari? Ninde wazikoze? Igihe Kagame azaba atagishobora gucontrolling ino narrative, ubutabera buzakora ibara, ndababwisa ukuri. Ikindi cyanyuma nuko freedom yo cooperating muri DRC, biriya byo kwiba amabuye n'iki, nayo ni nkaho izi resolutions zayikuyeho, ntaho Kagame azongera cooperating nkuko yabikoraga, ntago bishoboka. Rero Kagame afite choice yo kugereza kureba niba ashobora ku withdrawing support. Ibi ngibi kandi nabyo UN Security Council yifuza, azabikora ntazabikora ntago mbizi. Icya kabiri, Kagame ashobora gupretendinga ko ibyo barimo bamusaba arimo abikora, nyamara agakomeza guca inyuma, abaca muri humye, agira ibyo akora. Ariko to be honest, iyi ngiyi ni high risk. Ibavuga ngo navuye Uvira atavuyeyo, ibavuga ngo turaganira arimo arwana, iyi ni high risk. Icyanyuma nuko Kagame ashobora kuba stubborn completely, akajya muri open defiance. Ibi rero byinvitinga punishments, azazibona byanga bikunda. Mu magambo makeya rero nsoza nuko resolution 2773 ibwira Kagame ko aggression ye iri politically exposed. Resolution 2808 ikabwira Kagame ko international community now iri authorized to act kuri ibyo bintu bibiri. Ibi nibyo rero nibyo bitegereje muri 2026. Hari urubanza, hari enforcement mechanism, igisigaye ni Kagame aritwara ate kugira ngo bimubeho. Ibi rero biramutegereje, ndibwira ko bitoroshye. So ku ruhande rwe uko imyaka igenda iza, umutwaro ni kurushaho kuremera, ndisfire esecte ko muri 2026 Kagame azarushaho kuremererwa n'iki kibazo. Gishobora no kumuhitana, nta gitangaza cyaba kirimo. Kuri kubyo Das rero yavuze byuko forces ziri fragmented n'ibindi, ndibwira ko Das nawe uri umwe muri izo forces. Njyewe ibyo tubona hano hanze byose nibwira ko ari uko abantu baba bafite uburenganzira bwo gukora. Ibi bibera muri opposition se byaba muri RPF, didaswe ko yibayemo kandi kunayize. Kagwa Rwisereka ko yayivuyemo byagenze gute? Ntago bamuciye umutwe.
ariko abantu runaka kuba baba batumva ibintu kimwe, njye nta kibazo mbibonamo, nta kibazo mbibonamo. Abantu kuba bavuga ati twebwe twaraha imyumvire ni iyi, ariko turabona siko bimeze, bakahava bakagenda, ntago ari ikibazo kiremereye. Ni byiza ko abantu muri opposition bagira ubumwe, ariko ntago ari buriya bumwe nk'ubwo muri FPR dushaka, buriya bwo gucecekesha n'utanze igitekerezo kinyuranye n'igikenewe bikamugiraho ingaruka. So ubutumwa rero njye natanga ku banyarwanda nuko dukwiye, abanyarwanda bose aho bari baherereye bakwiye kwerekeza intwaro yabo aho ikwiye kuba yerekera. Nibwira ko kurasana muri opposition wenda nibyo nibwira ko byaba bisa nabi, ariko igihe abantu bose baharanira ko ibintu bihinduka mu Rwanda, numva byaba byiza ko intwaro twese twayerekeza kuri uwo nguwo, ahasigaye ibyo twe tutumvikanaho nibwira ko biri munsi y'intego nyamukuru abantu baba bafite yo guhindura ibintu mu Rwanda, ibindi bizagenda biza. Nabonye ibi bintu tubiciyemo ari nkaho bituzamuye kakanya, tukaba tugeze nk'ahantu ku musozi tugiye no kureba rwose. Biri imbere biragaragara nkaho biri imbere yacu ku musozi no hasi nko mu kibaya aho tureba. Habaye ibintu byinshi, habayemo kwiyemera, habayemo kudaca bugufi kwa Kagame, habaye intambara yatangiye nabi, niba ari umwaka watangiye nabi, utangira n'intambara, utangira no kumena amaraso, utangira na risike zagaragazaga ko bimeze nk'ibyo mu mwaka wundi washize wo twari tuvuyemo, kuko n'ubundi ibyo byarangiranyije na za Ngoma. Ariko hagati aho ngaho hari igihe njya ndeba nk'ibyo turimo, hareba se Kagame we ubundi twese twagumye kubivuga, hari ibintu byagiye bisobanuka, mbona twese twuzuzanya, ahubwo ikintu kitajya kigaragara nuko nubwo twuzuzanya iyo turimo kuganira, hano habura iki, hano habura iki, yaba ahubwo twavuga ko turi bamwe tukarekeraho. Sina ngombwa ko abantu bamwe bafite ishyaka ririya, njye ntaryo ndimo, murabizi, ariko mwese ndabakunda kuko muri Abanyarwanda. Buri umwe amenye ko akina kuri gatanu, undi akamenya ko akina kuri kabiri, mbega ntibibe uwa kabiri ngo yumve yuko uwa gatanu agomba kuza gukina kuri kabiri. Nta n'ikipe twaba dufite twebwe Abanyarwanda. Ariko Kagame yatangiye uyu mwaka nabi, atangirana urugoma, atangirana gusenya, ariko mu by'ukuri ari ndako kurangira kwereka, ariko tunabivuga giye niko mbibona. Ariko turaza burya hari igihe tutumvikana muri ibi bintu, kubera ko dufite igihe twagiye tubaho, hari abantu bahereye batumvise Kagame kuva yaza akajya muri RPA, hari abantu batumvise Kagame afashe leta ku buryo yahise yitwara, bagiye bareba kuko niko kwari kurangira kwe. Abantu rero iyo bavuze ngo kurangira, bamwe bahita bumva ngo ari nka switch off ya kwa kundi bazimya itara bikaba birarangiye ngo bavuyeho. Ya ntabwo ariko bimeze. Kagame ni igiti cyagiye kiragaya, kigomba gucukurirwa impande zose kugira ngo kizarimburanwe n'imizi, kuko gifite imizi mibi, cyera imbuto mbi. Twese tugomba kumvikanaho tukareba, tukavuga tuti iki kintu ni igiki. Ariko noneho we arabizi. Kagame tumeze nk'abantu bashaka wenda nko kumurwanya, batangira ibintu we yageze ahantu twebwe tugomba kureba ngo nitwe tugomba kwigaya. Araturoha kuko nta hantu u Rwanda rurimo kujya. Wenda we nshobora kuvuga ngo kuva burya nabonye yarangiye mu gihe cya mbere ateraga Kongo, icya kabiri nabonye igihe yajyaga Rwanda. Burya Kagame yarangiye Rwanda, we yasinye ko yarangiye. Kongo yaragaragaje kurangira kwe, ariko Rwanda kutajya gusinyaho nuko nawe yavuze ati nta muntu ukora ku kimurira ureba, kugira azi ko yahiye. Ibi bintu tubyumvikaneho, simbizi, ntabwo ari giye uvuga amahame, ariko mu by'ukuri igihe Kagame yangaga kujya gusinya Rwanda, yabonaga ari nko kumubwira ngo genda wowe hariya kuri uriya mugozi umanitse hariya, uhite wizirika mu ijosi utere wishote. Aravuga ati hoya, reka ndebe ko hari uko nasunika iminsi. Ariko nanone sinamurenganya, kuko hari ibyo bavuga ngo aho gupfa none natejo, sibyo? Hari tuntu twagiye tuvugwa mu Rwanda, ku Rwanda rwakubita ibihugu 30 icyarimwe, ariko wenda bariya nabakeya cyane, ntibararenga na 5.
Kagame amaze kuvuga ko afite igisirikare gifite uko yifuzaga, sinzi niba ari ukwiyemera cyangwa se niba azanajya, buriya hari igihe ngiye muravuga ariko se kavuga biriya binabivuga akomeje cyangwa ni nko kwihagararaho akayambeba yari yaranyaze. Ugasanga u Rwanda ni cyo gihugu ngo kizi kurwana ngo buriya cyane ngo ibindi ngo bikarwanira umwanya wa kabiri, simbizi. Ubwo niyo mpamvu rero wenda ushobora kwigira kuri niba Kagame afite izo mbaraga aracyariho, azagumaho kuko bose bazabasekura n'ibyo byose. Ariko nanone hariho n'ubwirinzi wa mugani we, burya ajya Kagame hari ibintu yita akabyita n'amazina ukumva bifutuka, kuvuga ko n'ubwirinzi kuko yararangiye afazana pe kuba yirindiye hariya, basukuma wenda bazasukumaho iminsi, ngira ngo ndiko wenda bibona kuko ntabwo Kagame azarwana n'isi yose. Hari igihe ndeba bino bintu Amerika ni igihugu gikomeye, babwire jewe ibintu by'abazungu simbyemera cyane, ariko bafite n'imbaraga baradutegeka, ibyo bavuga n'ibyo bagendera, tukareba no uko bimeze kuko ntabwo twajya kunigana nabo, kujya guhangana nabo nko kwiyahura. Buze wajya kwiyahura ku abanyamerika bakubise ibihugu byinshi baciye ibintu, noneho ugasanga hari ikintu umuntu buriya Amerika yagiye yirengagiza ibintu byinshi, ariko kuva yarabyutse hari umuntu ugeze kumva avuga ngo buriya ngo Kagame ngo ashobora gukora trike ngo Trump ngo akabavaho, ariko uzi ko abaperezida bo mu bazungu nabo tubafata tukabagereranya institution zo muri Amerika tukazigereranya n'izo muri Afurika. Muri Afurika iyo umuntu abaye perezida babaye byose, ariko muri Amerika kuba perezida n'umuntu baneguza bakanamubwira bati we genda hari ibyo uvuga, kuko akora gahunda za Amerika ntabwo akora gahunda ze. Ariko twebwe kubera ko abaperezida bacu bameze nka Kagame bikorera gahunda ze, n'umunyarwanda araza ati buriya na Trump biranijya kwa Trump biranibyo kwa Biden. Ariko reka mbabwire tuzakura ryari muri politiki? Reka okay, mwarakoze wenda mwebwe muzana izi deba tukagira ikintu tuganiraho, niba umuntu afite icyo sharinga noneho akavuga ati ngewe reka mbibona gutya, kuko ntabwo numva ukuntu icyubahiro cya Amerika kizajya gusuzugura. Ese Kagame bundi reka nkubwire, hari umuntu hano ujya uvuga uruzungu ngo harya niba ari watu you bring on table, niba ni utuntu nk'utwo, ariko table numva ari nk'ameza n'ibintu muzanaho, wenda bivuga mu Kinyarwanda ko nicyo nshoboye giye ibintu by'uruzungu simbyumva neza, ariko iyo bavuga hari ibyo numva havuga, ariko kari akavugezi nicyo uzana ku meza. Kagame azana iki ku meza w'isi ku buryo agomba kugenda akica abantu miliyoni, ariko simbizi ngiye muraza kugihangana. Jye simvuga nk'abapolitisi ko sindi umupolitisi, mvuga realite kugira ngo ibintu bijye hariya. Wenda abapolitisi bo bameze nk'abantu bari mu bagandagira amagi, bivuga Kagame umurushe miliyoni 10 niba ari miliyoni ntizibarika, noneho atanga iki kiguzi kigura abo bantu bikaba birarangiye, azongera akore na biriya. Ese ibyo bintu bitangwa niba koko wamugana simbizi niba bigira, kuko nabyo numva bidashoboka bitanabaho. Yabaza niki utwo tuntu tw'ubutakataka atanakura mu isambu ya Rutagambwa? Niba yabiye Rutagambwa byaba ari u Rwanda, cyaba ari igihugu, n'ubutaka yaba yarasanze ntabwo ari ubutaka yaba yararemewe kugira ngo bavuge bati buriya n'ubutaka bwe. Murabona kubera ko niwe utuma imvura zigwa, buriya Kagame navaho imvura ntabwo izongera kugwa mu Rwanda. Niba ari ibyo rero turashize. Ariko rero Kagame niba ari nk'uko mubona ngiye mu nyihanganire ngiye mvuga uko muri, ariko ari igihe mureba ikintu cya mbere kikwereka ko Kagame nta n'umuntu murimo. Uzi umugabo wumva ariwe mugabo, umugabo agirwa n'abagabo. Iyo utafite abagabo ntabwo icya mbere abantu bose yabakuyeho umugabo, arangije arababwira ati mwe muri n'ibifobagara. Ni ukuvuga ngo niyo muntu wenyine uri hari wenyine. Ese ko niyo byaba ari bya bigabo hari ibigabo byo muri Amerika birwana mu bintu bizungurutse byitwa ringi bikawukaryewe. Kagame niyo yabangana kuri yaba ariyo mugabo ku buryo yumva nta bandi bagabo babaho, ku buryo niba u Rwanda rudafite abagabo rukaba rufite Kagame rwakurushirira ishyano. Niba ariyo muntu udutegerejeho tukavuga tuti amakiriro yacu tuyafite kuri Kagame. Kagame ujya imbere y'abagabo akabona atari abagabo, Kagame ujya imbere y'abantu akabona atari abantu, Kagame ibona isi yose ari wikwiriye wenyine akabona ari Imana rurema. Buriya niba ariwe dutegereje amakiriro, Banyarwanda nimushaka mugende mwipfire mwararangiye kuko nta kintu gihari. Ariko rero niba Kagame nawe atariho, yego nta muntu wakwiyahura ku musazi, kuko umusazi buriya umusazi ejo bundi muri Kigali hari umuntu wateye ngo umusazi, niba ari kumva numvaga agenda afite umupanga mu mujyi agenda atemagura imodoka. Nta muntu wapfa kumwiyahuraho. Ntabwo na Kagame niko ameze nk'uwo nta hantu atandi.
mu gihanga nge nabwo ko mbivuga ni mu politiciye wenda niba bazabibaza ariko nge ndavuga kubera ko ndavuga nk'umunyarwanda nta kuntu umuntu yatobanga u Rwanda rigeze ahangaha twese tukoma amashyi tuvuze tumeze nk'abana bakomera abana nibo babona umusazi yirukanka agenda amenya ibintu bose bakajya inyuma ye induru ikavuga bakagira ngo ni ikintu gikomeye. Ubu natwe u Rwanda rurimo ruradogera, ibintu byaradogereye, ibintu byageze kure, twese turi aho ngaho, nta nubwo dushaka kumvikana, uriya ni muri hariya. Ariko iyo wenda hari ibyo Gasana yavuze ati abantu ntibashyira hamwe, iyo abantu babona twebwe turwanyana hagati aha ngaha, umuntu sinzi uriya n'umututsi uriya n'umuhutu, ibyo buhutu bwanyu bututsi bwanyu niba ariko niba ari cyo kibazo u Rwanda rufite rukomeye, nanone ba bantu ntabwo napfa kubarwa kuko bafite impamvu. Niba umuntu yumva ko kurwanya umututsi cyangwa akarwanya umuhutu akaba ari byo abona yuko ari byo byakuba kurwana, akavuga ati aho kugira ngo bari abatutsi cyangwa bari abahutu batware u Rwanda, reka turekere Kagame niwe mwiza. Ese ubwo nabwo tuba turi turi babandi rero? Ese gufobagana harimo bamwe bita, harimo abantu bazi ko gufobagana ari ukuba mu ruhande rwa Kagame hoya. Gufobagana ni ugufobagana nyine, gufobagana ni ukukurikira ikintu kitafite akamaro, kutareba risike aho tujya, u Rwanda aho rujya ni hehe, kuki ibi bintu byagiye bimera gutya, kuki aba bantu bamaze gupfa bameze gutya, kuki wenda muri rwa ruhande rwiza buri muntu wese afite mu ruhande rwe, ariko nta ruhande rutari urwacu. Babwije abanyarwanda twese izi mpande uko zimeze, ari ruriya rupfa, ari runo wibwira ko zose ziranapfa, byose ni hahandi, ariko nta ruhande rutari urwacu, kereka niba tutari abanyarwanda. Ariko niba turi abanyarwanda impande zose ni izacu, izinesha n'izineshwa. Hari umuntu ugeze kuvuga ati ko intsinzi, umuntu ngo habayeho intsinzi muri 1994 y'itsinda biki abanyarwanda gutsinda abandi, ubwo se ibyo ni ikipe y'itsinda rero, kereka niba ryantereroma, ariko se niba ryantereroma n'umwitozo no kwitoza se kuzamarana bwacu ku giti cyacu, kuko ntaho bitujyana. N'u Rwanda rurwana n'u Rwanda, ibyo kintu se ni noneho Kagame yabibibye nk'imbuto, maze si ukwera sinzi ukuntu ayivomera, ugasanga buri muntu wese n'uvuga ko atemera Kagame aravomera ya mbuto. Nkarese tukareba iki umuntu wumva rutabandi, yumva rutabandi, kumva yuko u Rwanda rukwiye kubakika. Umuntu wese yumve ko yubaka mu ruhande rwe, niba wubaka inzu y'ibyatsi, niba wubaka inzu y'ibiti, niba wubaka inzu y'amabuye, niba wubaka etaje, wubaka u Rwanda. Ariko ntihagire umuntu uvuga ati kuki wowe nge ntabwo numvikana nawe kuko wowe wubaka ibyatsi, ariko ngewe ntabwo ngendana n'abantu bubaka amazu akomeye. Ibyo ni biki? Mwaretse tukubaka tukareba aho bitujyana, kuko ikibazo nge mfite nuko turimo dusenyuka tureba, turi abantu bakuru twese tuvuga ngo turakuze, twese tuvuga ngo abantu barize, mu nyihanganire yewe byose ndi mubyibeshere, ariko nubwo ntize ntabwo abantu bize kugira ngo baze bayobore twebwe b'abantu bandi wenda batize, ariko batuyobore mu buryo turi bwumvikaneho. Ntabwo baje kugira ngo bige baduhende ubwenge, badukorera ibintu bibi nk'ibi ngibi bikatumara buri munsi, bikazana jenoside, bikazana amakinamico y'ubugoryi. Gusa nta mucyo mwaba mwarize. Umuntu ngewe nemera, nigeze rimwe guhura n'umuntu mwize mu nyihanganire wenda kuzana inkuru z'abasaza mubiri, nkora n'umuntu ngo wize mu Bwongereza icyo gihe hari hano muri za 2024. Uwo muntu yarahubutse mu Bwongereza, yaraje ngo ava mu Rwanda, ava kwiga mu Bwongereza, aza kubita umugore we, bashaka kumufunga mu Rwanda, arirukanka araza ahangaha yahunze gukubita umugore. Ati twavuga ati reka agenda arize, ntimuceceke baza bije babwira, ariko barabura wize ibyo bishimiki biki byose wize nibyo ubona bizageza u Rwanda. Ni byiza byagira ibyo bimara mu gihe cyabyo. Ntabwo ubu ngubu u Rwanda icyo dukeneye ni amahoro, ntabwo dukeneye shimi, ntabwo dukeneye abantu barasa abandi, ntabwo dukeneye ubukorikori bwo kwica. Dukeneye ubukorikori bwo kwiyubaka, dukeneye ubukorikori bwo kwisana, tugasana ibikomere abanyarwanda bafite ku mitima yabo. Ntabwo dukeneye kurunda ibitaka hari ukabisiga irangi, wamara kubisiga irangi ngo iterambere rwose. Iterambere riguteza imbere mu biki? Utateza igihugu kidatera imbere, igihugu kitagira amahoro, igihugu kihora ku gahato, igihugu gipfusha ku manywa na nijoro, warangiza ukavuga uti okay, niba ari bwo ryo terambere turashize rero, kuko rirarushaho no kujya imbere cyane, kuko rirarushaho kutumara. Ibyo bintu ngewe ntabwo njya mbyumvikanaho n'abanyarwanda, ntabwo nzumvikana n'abanyarwanda buri munsi baza ahangaha bakaza kutubwira ko oye utwica.
si bwo byaba ari biki bimeze nk'ibyo navugaga nyine wa mugani by'abana bafungera umusazi urimo menagura ibirahure by'abantu urimo gutera amabuye akamenagura impanga z'abantu ugasanga abantu barakomera natwe iyo dukomera Kagame ni nko gukomera umusazi tuvugisha ukuri ibi bintu ndabikubwira ndabyemeza jewe niyo Kagame yaba ari ahantu namubwira nti ibi bintu ukora ni iby'abasazi kubera iki icyo waheraho cyonyine utarinze no kujya mu bintu byinshi reka wenda nanasoze aricyo nsorejeho ikintu ngiye cyabinyemeza nabwira Kagame namubwira nti mu kinyarwanda bavuga ko umutwe umwe wifasha gusara niba Kagame utemera yuko twebwe tuza tukavugana nawe ukatwereka ibyo bitekerezo byawe biruta ibyacu ngo ureke udutega amatwi kuko kuturuta ni ukudutega amatwi ntabwo kuturuta ari ukuducecekesha Yezu niwe wavuze ati ushaka kuba mukuru umwe muri bwebwe abo umugaragu w'abandi ibyo ngewe nibyo nifuza reka wenda mbanyuriremo gakeya mu gihe cy'ubwami Musinga ahunga wenda ndavuga akantu gatoya kuko wenda nibisaba inkuru bizaba inkuru nini ariko wenda ni igihe dufite ni gitoya ariko akantu Musinga yakoze bamuzaniye amagaburo aho bari yahugiye yageze muri za Gikongoro arabanza barabaza niba abantu be bariye aravugira ati ntabwo abantu baje bampetse ntabwo abantu bagendanye nanjye ngiye nakwasama nkajya kugira icyo nasamira bataragira icyo babona mubanze murebe ko hari icyo bamaze kubona niho ari nabyo bihwanye na bya bindi ejo bundi muri Gande yavuze ati wabaye igisambo wabaye inyana yibwa kubona urujya ntunasigaze umuntu mukuru kera ntabwo twebwe kera ko twari tuzi turi abana umuntu mukuru usanzwe usibye n'uwo witwa umuyobozi wishyize hejuru y'abandi bantu bose iyo yabaga arimo kugira icyo afungura niyo byaba ari bikeya yakoresha uko ashoboye kugira ngo arebe umwana uri aho ngaho amusigarize ariko dufite umuntu w'ungo niba ari ngo baramwise rwa rugira rute ntiruhage uwo muntu nta muntu murimo ntabwo banyarwanda twese niba koko tubona ari mubi icyo kidushyirishe hamwe noneho reka twebwe tureke ibindi bintu noneho twebwe turebe ngo niba koko Kagame ari mubi tukaba tubyumvikanaho icyo kintu kidushyirishe hamwe noneho tube hamwe mu kurwanya icyo ahasigaye nidushaka dukore kontaragiti yo kuzongera gusubira mu byacu niba hari icyo dupfa nacyo tukiganire turangize metere urakoze cyane reka ngarukiriza aho ngaho kandi abanyarwanda mugumye mugira amahoro Imana ibarinde